ijambo ryawe riranyobora kera ntabwo nagutekerezaga none namenye urukundo rwawe kandi umucyo mutegurirwa kandi mukagezwaho na Pasiteri Vuguzigira Alphonse. Reka dusenge. Data wa twese uhoraho, mu mugambi wawe mwiza ufite inyoko muntu wagambiriye kudukiza, mwami Imana yacu, uhereza umwana wawe w'ikinege arapfa ku bwacu kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Turagushimira rero ko uyu munsi uduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe, kandi turasabye kugira ngo umwuka wera tuyobore kandi afashe imitima yacu kuryumvira, mu izina ryera rya Yesu, amen. Ubushize nkuko mubizi twaganire mu gitabo cy'Abaroma, ndetse twaganire mu gice cya mbere uhereye ku murongo wa 18 kugeza mu gice cya gatatu umurongo wa 20. Twari dufite insanganyamatsiko ihaboneka igira iti: abantu bose batsindwa n'urubanza rw'ibyaha imbere y'Imana ikiranuka. Twabonye ibintu bigera nko kuri 4. Icya mbere, twabonye ko abisi bose batsindwa n'iby'Imana yaremye, uhereye ku murongo wa 18 kugeza 3 mu gice cya mbere. Cya kabiri, twabonye ko abantu biyita abakiranutsi batsindwa n'amategeko yanditse mu mitima yabo. Twabibonye mu gice cya 2 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 16. Cya gatatu, twabonye ko abayuda nabo bumva ko bakiranuka kuko ari abayuda batsindwa no kutumvira amategeko. Twabibonye mu gice cya 2 uhereye ku murongo wa 17 kugeza igice cya 3 umurongo wa 8. Twashoje icya 4 tureba yuko abantu bose batsindwa n'urubanza rw'ibyaha, yaba abayuda cyangwa abanyamahanga. Twabibonye uhereye mu gice cya 3 umurongo wa 9 kugeza 20. Uyu munsi rero tugiye guhera mu gice cya 3 umurongo wa 21 kugeza mu gice cya 5 umurongo wa 21, ariko cyane turibanda ku gice cya 3 uhereye ku murongo wa 21 kugeza 31, aho turi buze kureba noneho gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo gusa. Mu gice cyabanje twabonye ko nta muntu ukiranuka ubaho, kandi ko kumvira amategeko bidashobora gukiza umunyabyaha. Mu by'ukuri twumvise inkuru mbi itubwira iti abantu bose n'abanyabyaha kandi bagomba kunywera ku gikombe cy'umujinya w'Imana. Mbese nta byiringiro dufite? Igisubizo cy'icyo kibazo gikomeye kiboneka mu magambo abirabanza muri iki gice. Haragira hati: ariko noneho. Ni nko kuvuga ngo nubwo bose batsindwa n'ibyaha imbere y'Imana, ariko mu by'ukuri byiringiro birahari. Imana ubwayo yiyemeje gukiza abanyabyaha mu gutuma no gutanga umwana wayo nk'impongano ngo anywere kuri icyo gikombe cy'umujinya wayo mu cyimbo cyacu abanyabyaha. Rero ntitugomba gukora imirimo itegetswe n'amategeko ngo dukizwe, ahubwo tugomba gusa kwizera Yesu Kristo. Kubw'ibyo rero nta mpamvu dufite yo kwirata, kubera ko duheshwa agakiza n'ubuntu bw'Imana. Tugiye kureba noneho uburyo Imana itanga gukiranuka kubwo kwizera, ntabwo ari kubw'amategeko cyangwa imirimo myiza itegetswe n'idini. Mu by'ukuri iyi mirongo ni umubumbe w'inyigisho zose z'iki gitabo. Rero reka tuyisesengure neza. Nkuko twabibonye, nta muntu ushobora gukiranuka ku giti cye. Ni ukuvuga ko abantu badafite uburyo bwo kwikiza cyangwa kwihesha agakiza. Rero niba abantu bazatsindishirizwa imbere y'Imana, gukiranuka kwabo kugomba guturuka ahandi. Ibyo rero bitugejeje ku nkuru nziza iboneka mu gice cya 3 umurongo wa 21. Handitswe ngo hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko. Reka turebe imiterere y'ubusobanuro y'uko gukiranuka kw'Imana. Icya mbere, imiterere y'uko gukiranuka tubona mu murongo wa 21 y'uko gukiranuka guturuka ku Mana ubwayo. Nkuko twabibonye, abantu ntibafite ububasha bwo gukiranuka ku giti cyabo. Hakenewe imbabazi zituruka ku Mana ubwayo kugira ngo umunyabyaha abashe gukiranukira Imana. Mu murongo wa 21 nanone dukomeza tubona ko uku gukiranuka ntiguheshwa n'amategeko. Byabasa ari ukubera iki? Ni ukubera ko intego y'amategeko ari ukumenyekanisha icyaha gusa, ndetse no gutuma umunyabyaha amenya ko gukiranuka kw'Imana guhanitse kandi we ubwe atagushyikira.
noneho mu murongo wa 22 tubona ko gukiranuka guhamywa n'isezerano rya kera. Mu byahanuwe n'amategeko harimo ingero nyinshi zerekana ko gukiranuka guheshwa no kwizera gusa. Twavuga nka Aburahamu na Dawidi, cyakora nanone twasoma no muri Habakuki igice cya 2 umurongo wa 4, haranditswe ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Mu murongo wa 22 nanone tubona ko gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu Kristo. Yesu niwe mukiza wacu, nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Tuyibona mu byakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 12. Uku gukiranuka nanone guhabwa bizeye Yesu bose. Tuyibona mu gice cya 3 umurongo wa 22 na 23. Abayuda n'abanyamahanga bose bagomba kwizera Yesu, kubera ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Rero Imana ntiyahaye abantu ubundi buryo bwo gukirizwamo, ni muri Yesu Kristo gusa. Reka noneho turebe amagambo ahanitse aboneka muri iyi mirongo. Icyambere, tubona gukiranuka. Gukiranuka ni ukuba umuziranenge ku buryo uri mwiza rwose imbere y'Imana, atari uko wakoze neza ngo Imana iguhembe kuguha kuba umuziranenge, ahubwo bitewe nuko Kristo yakoze byose ku musaraba byari bikenewe ngo umunyabyaha akiranukire Imana. Nkuko tubibona mu Balewi igice cya 11 umurongo wa 45, Uwiteka yabwiye Abisiraheli ati, nduhoraho wabakuye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo mbabere Imana, none rero ni mubabaziranenge cyangwa se mubabera, kuko nanjye ndu umuziranenge cyangwa se nduwera. Ariko nkuko dusoma muri Zaburi ya 14 umurongo wa 3, nta ukora ibyiza n'umwe. Ndetse na Yeremiya yabivuzeho ati, umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizera gukira, ninde ushobora kumenya ukuri? Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 9. Rero Imana yonyine niyo ikiranuka, kandi niyo yonyine iha abanyabyaha gukiranuka. Turagaruka mu kanya tureba n'ijambo rya kabiri mu magambo akomeye aboneka muri iki gice cya 3. Nyuma yo gukiranuka, reka turebe ijambo ryitwa gutsindishiriza. Gutsindishiriza ni igikorwa cy'Imana gikorerwa abanyabyaha, kikabahesha gukiranuka kwa Yesu Kristo. Kubw'ibyo rero ntibazacirwa urubanza, kubera ko uko gukiranuka kwa Yesu kwabahesheje kurutsinda. Abantu bose baregwa n'ibyaha, bagatsindwa no gukiranuka kw'Imana, bagatandukanywa nayo, bakaba bagomba guhanwa n'umujinya wayo. Gutsindishiriza umunyabyaha ni uguhindura ibyo byose. Muri Yesu ntituregwa n'ibyaha, ahubwo dutsinda urubanza, kandi dufitanye n'Imana ubusabane. Kandi ibyo byose byashobotse kubera ko Yesu yahawe igihano cy'ibyaha byacu ku bwacu. Yesaya 53:5 haragira hati, nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuriwe, kandi imibyimba ye niyadukirisha. Irindi jambo rya 3 tubonamo ni impongano mu murongo wa 25. Kubera ko Imana ikiranuka, igomba guhana abanyabyaha. Ni nayo mpamvu Paulo yanditse ati, uhereye mu ijuru Imana yahishuye uburakari iterwa n'ubugome bwose bw'abantu bayisuzugura, bakagira nabi, bagapfukirana ukuri bitewe n'ubwo bugome bwabo. Tubibona mu Baroma igice cya 1 umurongo wa 18. Rero abantu bose ni abanyabyaha imbere y'Imana. None se twakizwa dute? Kubwo gukiranuka kwayo, umujinya w'Imana ugomba kunyurwa n'igihano gihawe abanyabyaha. Ariko se ninde ushobora kunywera ku gikombe cy'umujinya w'Imana no kurokoka iryo teka ry'Imana? Nta wundi, ni Yesu Kristo gusa. Kuba impongano ni ukumara umujinya umuntu yarafitiye uwamuhemukiye. Yesu niwe mpongano y'ibyaha byacu. Ubwo nibwo busobanuro bwa Yesaya 53 umurongo wa 6 hagira hati, uhoraho yamugeretseho ibicumuro byacu twese. Ijambo rya 4 ni ugucungura.
gucungura ni ugutanga igiciro cyo kubohora imbata. Abanyabyaha bose baboshywe n'imbaraga z'ibyaha, ni ukuvuga ko ari imbata z'ibyaha. Kugira ngo babohorwe rero hagomba kwishyurwa igiciro, aricyo gihano cy'ibyaha, kandi igihano cy'ibyaha ni urupfu. Yesu rero yatwishyuriye igihano cy'ibyaha kubw'amaraso ye. Nyuma y'aya magambo ane akomeye tubona mu mirongo y'iki gice cya 3 cy'Abaroma, turakomeza tureba ubusobanuro bw'uku gukiranuka. Mu mirongo ya 23 na 24 tubona ko icyaha ari ikibazo gikomeye ku bantu bose, kandi icyo kibazo abantu bose baragifite. Ni ikibazo kireba abantu bose mu bihugu byose, indimi zose, amoko yose yo mu isi. Ni ikibazo giteye ubwoba, kuko icyaha cyangiza umubano hagati y'abantu n'Imana. Kubera icyaha, abantu batakaje uburenganzira bwabo bwo kubana n'Imana mu mudendezo w'iteka ryose. Icyaha ni impamvu ituma abantu bababara kuri iyi si. Icyaha kigenga ubuzima bwa buri muntu wese, ndetse kigenga n'ubuzima bw'abantu beza. Mu gice cya mbere kugeza igice cya 3 umurongo wa 20 hatwereka ko abantu bagerageje kwigobotora imbaraga z'ibyaha, bagerageje kubikora mu buryo butandukanye, ariko imbaraga zabo zose zarananiwe. Imirimo myiza ntishobora kubohora umuntu imbaraga z'icyaha. Imyitwarire iboneye ntishobora kubohora umuntu imbaraga z'icyaha, ndetse n'idini ntirishobora gutsinda icyaha. Abantu bashobora kuba inyangamugayo cyane iyo bakoze ibintu nk'ibi, kandi ni byiza kuba umuntu mwiza kuruta kuba umuntu mubi. Ariko ubu buryo ntibushobora gutuma umuntu akiranukira Imana, ntibishobora gutuma umuntu atungana, kandi amahame y'Imana yo aratunganye. N'imbaraga z'umuntu mwiza rero nta cyizere ko zamubohora ingoyi z'icyaha. Ariko inkuru nziza ni uko Imana ubwayo yiteguye kutubohora, cyangwa se kubohora umunyabyaha imbaraga z'icyaha. Abantu bakoze cyane kugira ngo babe abakiranutsi, kandi bose barananiwe. Niko ijambo ry'Imana ritwereka cyane cyane mu bice bibanza. Ariko Imana itanga gukiranuka nk'impongano y'ubuntu ku bantu bose bemeye kuyakira. Ntawe ukwiriye uko gukiranuka mu by'ukuri, ariko Yesu yapfuye kugira ngo yakire igihano cy'ibyaha ku bwacu. Abantu rero bakeneye gusa kumwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Basabwa rero kwemera ko ari abanyabyaha baciriweho iteka ryo kurimbuka, kandi batashobora kuryikiza. Bityo basabwa guhitamo kwemerera Yesu mu buzima bwabo ngo yime kandi abe umwami n'umukiza wabo. Icyo gihe Imana ihita ibababarira. Mu yandi magambo, ibagira abakiranutsi. Nta muntu washoboraga kubona gukiranuka kubwe, ahubwo ni impano y'Imana itanga ku buntu. Kandi uko gukiranuka guheshwa no kwizera Yesu, Imana igutanga kuri buri muntu wese, ndetse mu mahanga yose. Rero nk'uko tubibona mu murongo wa 24, uku gukiranuka guturuka ku Mana gutuma bizeye Yesu batsindishirizwa n'Imana ubwayo. Mu murongo wa 24 nanone tubona ko abizeye Yesu batsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana. Muri uwo murongo kandi tubona ko gukiranuka no gutsindishirizwa birashoboka kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu gusa. Turagaruka mu kanya. Maze kucokoza waramumeje nguma kukwizera, mwami dushaka byose bibeho, mwami numvise ijambo ryawe ryera, maze numva indemye umutima, nubwo nari ntafite ibyiringiro, ijambo ryawe riranyobora, mwami numvise ijambo ryawe ryera, maze numva indemye umutima.
Mu murongo wa 25 na 26 w'igice cya gatatu, Pawulo akoresha ibisobanuro bitatu mu gusobanura neza iby'Imana yakoze ikoresheje Yesu nk'impongano y'ibyaha by'abari mu isi. Icya mbere, mu rukiko umucamanza arekura umuntu gusa iyo adahamwe n'icyaha. Imana rero nk'umucamanza w'isi yose, abantu bose bahamwa n'urubanza rw'ibyaha imbere yayo. Ariko Yesu yerekanye uburyo Imana idukunda. Nkuko tubibona mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 8, haravuga ngo kandi Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Imana ibabarira abantu bose bizera Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Ku bwa Yesu bahinduka abakiranutsi kubwo kwizera Kristo. Icya kabiri, umuntu wese mu gihe cy'Abaroma yashoboraga kwishyurira imbata kugira ngo ibohorwe ive mu bubata bwayo. Abantu bari mu bubata bw'icyaha, nk'uko imbata zari mu bubata bwa shebuja. Rero Yesu yatanze ikiguzi cyo kutubohora, yadukuye mu bubata bw'icyaha. Kubw'ibyo rero dushobora kubaho nk'uko Imana ishaka. Yesu yabikoze atitaye ku buzima bwe. Mu yandi magambo, yapfuye kugira ngo tubashe kwigobotora ingoyi z'icyaha. Tubibona muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 45. Icya gatatu, abantu bakundaga gutanga amaturo nk'ibitambo iyo basabaga Imana kubababarira ibyaha byabo, ni ukuvuga mu isezerano rya kera. Amategeko yabategekaga gutamba ibitambo byo guhongera ibyaha byabo. Ariko nubwo abantu babikoraga muri kiriya gihe, bari bazi ko urupfu rw'inyamaswa rudahagije kugira ngo bishyure ibyaha byabo. Nkuko tubibona muri Zaburi ya 51 umurongo wa 17, ndetse no muri Mika igice cya 6 umurongo wa 6 n'umurongo wa 8. Abantu rero babikuye ku mutima babonye ko bakeneye kugira imyifatire iciye bugufi, kandi bari bazi ko bakeneye kwiringira Imana yonyine akaba ariyo ibakiza. Bari bazi ko Imana izatanga igitambo cyuzuye, kandi ibi byabaye igihe Yesu yapfiraga ku musaraba. Nkuko tubibona mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 11 na 12. Rero Imana ni yera kandi yanga ibyaha, ariko iranadukunda. Yitanze rero ikoresheje Yesu kugira ngo abantu bahinduke abakiranutsi. Umuntu ntashobora kubaho adafite amaraso, kandi imwe mu ntego z'amaraso mu mubiri ni ugukuraho ikintu cyose kidatunganye. Yesu rero yatanze ubuzima bwe kandi atubohora ibyaha byacu. Imana yerekana ikoresheje Yesu ko ari umucamanza utunganye kandi ukiranuka mu rubanza icira ibyaha n'ababikora. Yesu nta cyaha yakoze, ariko ubwe yahawe icyo gihano cy'ibyaha ku bwacu. Ni umukiza rero utunganye, nkuko tubibona muri Yesaya igice cya 45 umurongo wa 21. Muri uyu murongo wa 25 na 26 tubona ko Yesu ari impongano y'uwizera amaraso ye, kandi tubona ko gukiranuka guturuka ku Mana kwerekana gukiranuka kwayo. Kubera ko Imana ikiranuka, yagombaga guhana abanyabyaha ngo yerekane ko ariyo muziranenge cyangwa ikiranuka. Byatumye rero ibyaha byacu byose ibihanira Yesu, irabimukorera, irabimuhanira, arapfa, dupfira muri we, azutse tuzukana nawe, duhabwa gukiranuka kwa Yesu. Mu murongo wa 27 na 28 tubona ko ntawe ushobora kugira icyo yirata ko akomeza amategeko cyangwa akora imirimo myiza itegetswe n'idini. Abantu benshi bajya bashakisha gukiranuka bagushakiye mu mirimo myiza, bakora ku manywa na nijoro biyuha kuya, batarya, batanywa, batita ku ngo zabo n'ibindi bimeze gutyo, kugira ngo barebe ko batunganira Imana. Ariko ndagira ngo mbabwira ko nta muntu ushobora gutunganira Imana biturutse mu mirimo itegetswe n'amategeko cyangwa se mu kwiyuha akuye, kuko agakiza gatangwa n'Imana ubwayo, kandi gukiranuka ni Imana igutanga, ntabwo ari abantu bagushakisha. Ahubwo gukiranuka ni ikintu duhabwa n'Imana iyo tumaze kuvuka ubwa kabiri, tumaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Ni ku rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 21 havuga, haragira hati:
utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana. Nta muntu n'umwe mu bari mu isi bose washobora kuba umukiranutsi kubwe abitewe n'ibyiza akora cyangwa kumvira amategeko. Nta muntu n'umwe kandi mu bari mu isi bose washobora kurema amahoro ku giti cye hagati ye n'Imana akoresheje ibikorwa byiza n'ibindi byinshi. Umuntu aba umukiranutsi gusa iyo yemeye impongano y'ubuntu bw'Imana, ariyo Yesu, kubwo kumwizera. Pawulo yavuze ko yirata ikintu kimwe gusa, nuko Yesu yapfiriye ku musaraba. Mu yandi magambo, Pawulo yavuze ko yirata umusaraba wa Yesu gusa, nta kindi afite cyo kwirata. Iyo biza kuba amategeko, Pawulo yagaragaje ko nta kintu yari afite cyo kwirata imbere y'Imana, kuko nawe wakomezaga amategeko yaje gusanga, amaze gusobanukirwa, yaje gusanga aciriweho iteka ryo kurimbuka. Ariko ubuntu bw'Imana bubonetse buramukiza, agaragaza yuko atakirata amategeko cyangwa ikindi kintu cyangwa imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo yirata umusaraba wa Yesu Kristo wamukijije. Rero muri iyi mirongo ya 27 na 28 mu gice cya 3, uku gukiranuka gutuma nta muntu ugira impamvu yo kwirata. Ntidukwiriye kwirata kubera ko ntacyo twakoze ngo dukizwe cyangwa se twikize. Turagaruka mu kanya tureba mu murongo wa 29 na 30. Imara kugera iwacu mu ijuru, nzahora ndi mu rukundo rwawe, umutima wanjye ntuzacogora, ntabwo nzongera kuruhuka undi. Mwami numvise ijambo ryawe ryera, maze numva rimwe umutima, nubwo nari ntafite ibyizero, ijambo ryawe riranyobora. Mwami numvise ijambo ryawe ryera, maze numva rimwe umutima, nubwo nari ntafite ibyizero, ijambo ryawe riranyobora. Ijambo ryawe riranyobora, ijambo ryawe riranyobora. Mu murongo wa 29 na 30 tubona ko kwizera gukenewe ni kumwe kuri buri muntu wese. Hariho Imana imwe. Abayahudi cyangwa se Abayuda babivugaga buri munsi mu magambo yo gutegeka kwa 2 igice cya 6 umurongo wa 4. Haragira hati: umva wa bwoko bwa Isiraheli we, Uwiteka Imana yacu ni we Uwiteka wenyine. Abanyamahanga rero ntibafite Imana yabo yihariye. Abayahudi n'abanyamahanga bose bafite inzira imwe n'uburyo bumwe bwo kwizera, ni Yesu Kristo. Iyo usomye mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 6 haragira hati: ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Mu murongo wa 29 na 30 tubona ko Imana izatsindishiriza abizeye Yesu bose, Abayuda n'abanyamahanga, itarobanuye. Kandi nk'uko tubibona mu murongo wa 31, uku gukiranuka ntigutesha amategeko agaciro, ahubwo biruzuzanya. Tubona ko uko gukiranuka kwahishuwe n'amategeko biruzuzanya. Amategeko yerekana ko abantu bacumura kandi badafite ubushobozi bwo gukizwa ku giti cyabo. Uko gukiranuka nicyo gisubizo cyabo. Bakizwa no kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo gusa, kuko nta muntu n'umwe ushobora gukiranuka kubwe. Rero dusoza tubona ko nta muntu ukiranuka ubaho, kandi kumvira amategeko ntibishobora gukiza umunyabyaha. Mu by'ukuri abantu bose ni abanyabyaha kandi bagomba kunywera ku gikombe cy'umujinya w'Imana. Imana ubwayo rero niyo yiyemeje gukiza abanyabyaha mu gutuma no gutanga umwana wayo nk'impongano ngo anywere kuri icyo gikombe cy'umujinya wayo mu cyimbo cyacu
abanyabyaha. Mbega urukundo rutangaje rw'Imana! Rero ntitugomba gukora imirimo itegetswe n'amategeko ngo dukizwe, ahubwo tugomba gusa kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Kubw'ibyo rero nta mpamvu dufite yo kwirata, kubera ko duheshwa agakiza n'ubuntu bw'Imana. Mwene data mushiki wanjye, niba wumva nawe ukeneye ubwo buntu bw'Imana, saba Yesu yinjire mu bugingo bwawe, yime kandi agutegeke, bityo nawe urahabwa impano y'agakiza itangirwa ubuntu muri Kristo Yesu. Turagaruka mu kanya tubaha nimero muduhamagaraho kugira ngo dusangire ibitekerezo, niba hari n'ufite ikibazo cyangwa inyunganizi. Imana y'amahoro ibane namwe. Ijambo ryawe riranyobora, ijambo ryawe riranyobora, kera ntabwo nagutekerezaga, none namenye urukundo rwawe, kandi umucyo wawe warandasiye, nanjye nguhaye umutima wanjye. Mwami numvise ijambo ryawe ryera, maze numva rimennye umutima, ubwo nari ntafite ibyizero, ijambo ryawe riranyobora. Mwami numvise ijambo ryawe ryera, maze numva rimennye umutima, ubwo nari ntafite ibyizero, ijambo ryawe riranyobora. Ubwo nari maze gucika intege, iby'isi bimaze kuncogoza, warankomeje nguma kukwizera. Mwami ibyo ushaka byose bibeho. Mwami numvise ijambo ryawe ryera, maze numva rimennye umutima, ubwo nari ntafite ibyizero, ijambo ryawe riranyobora. Mwami numvise ijambo ryawe ryera, maze numva rimennye umutima, ubwo nari ntafite ibyizero, ijambo ryawe riranyobora. Ku bakurikiranye izi nyigisho uhereye mu gice cya mbere, ndavuga bakurikiranye izi nyigisho z'igitabo cy'Abaroma uhereye mu gice cya mbere ku murongo wa mbere kugeza kuri 17, n'abakurikiranye igice cya kabiri uhereye ku murongo wa 18 w'igice cya mbere kugeza igice cya gatatu umurongo wa 20, ndetse n'abakurikiranye igice cy'uyu munsi cyahereye mu gice cya gatatu umurongo wa 21 kugeza 31. Byashoboka ko hari ikibazo, inyunganizi mwagize kubera ibihe tumazemo iminsi bya lockdown, ntago twabashije kuba turi muri studio, ariko uyu munsi reka tubahe nimero muduhamagaraho yo muri studio kugira ngo niba hari ufite ikibazo akibaze. Nyuma turabaha yacu ngendanwa, no mu bindi bihe mwakomeza kutubaza icyo mutumva cyangwa mudasobanukiwe, cyangwa se inyunganizi n'igitekerezo nabyo birakenewe. Nimero rero yo muri studio mwaduhamagaraho ni 0788 48 48 88 97, 0788 48 48 97. Imana ibahe umugisha. Ijambo ryawe riranyobora, ijambo ryawe riranyobora, kera ntabwo nagutekerezaga, none namenye urukundo rwawe, kandi umucyo wawe warandasiye, nanjye nguhaye umutima wanjye. Mwami numvise ijambo ryawe
maze gucika intege, iby'isi bimaze kuncogoza, warankomeje nguma kukwizera, Mwami ibyo ushaka byose bibeho. Mwami numvise ijambo ryawe ryera, maze numva indemye umutima, nubwo nari ntafite ibyiringiro, ijambo ryawe riranyobora. Mwami numvise ijambo ryawe ryera, maze numva indemye umutima, nubwo nari ntafite ibyiringiro, ijambo ryawe riranyobora. Nimara kugera iwacu mu ijuru, nzahora ndi mu rukundo rwawe, umutima wanjye ntuzacogora, ntabwo nzongera kuruhuka undi. Mwami numvise ijambo ryawe ryera, maze numva indemye umutima, nubwo nari ntafite ibyiringiro, ijambo ryawe riranyobora. Mwami numvise ijambo ryawe ryera, maze numva indemye umutima, nubwo nari ntafite ibyiringiro, ijambo ryawe riranyobora. Ijambo ryawe riranyobora, ijambo ryawe riranyobora. Reka dusenge. Ndabona hari abo Data wa twese uhoraho, Imana ikiranuka, turagushimye cyane ko watwemereye gufata uyu mwanya kugira ngo dusangirire hamwe ibyanditswe byera, bitumenyesha ko Imana ubwayo yari yo yatanze gukiranuka, kandi ikaguha buri muntu wese ugukeneye kubwo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza nta kiguzi. Kandi Mwami Imana yacu, nta kintu icyo ari cyo cyose umuntu asabwa kugira ngo akiranukire Imana, gusa kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Turasaba kugira ngo Umwuka Wera akomeze kumurikira imitima yacu no guhishurira ubwenge bwacu, kugira ngo Mwami Imana yacu dukomeze kumurikirwa n'umucyo w'ijambo ryawe, kandi dukomeze guheshwa gutungana n'ubwo buntu tugiriye ndetse n'ijambo ryawe. Uhire buri wese wumvishira ijambo, kugira ngo Mwami Imana urikomereshe Mwami Imana imbaraga zawe, kandi uriherekeshe ibimenyetso n'ibitangaza mu mutima wawe wese waryumvishe. Bafashe kuryumvira kugira ngo Mwami Imana yacu ibaheshe kugutunganira. Urakoze kuko uri Imana yacu kandi udukunda. Byose ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze twizeye. Amen. Mbibutse ko ikiganiro Bibiliya isoko y'ubugingo mugikurikirana buri wa kabiri na buri wa kane saa 12 z'umugoroba kuri Sana Radio. Hanyuma mwaduhamagara kuri nimero zacu bayifite ikibazo cyangwa igitekerezo cyangwa inyunganizi. Nimero ngendanwa yanjye ni 0788 48 33 Airtel Tigo ni 07 22 54 isubiremo. MTN ni 07 88 48 33 Airtel Tigo ni 07 22 54
Mbibutse ko ibi biganiro nanone mushobora kubikurikirana kuri YouTube channel yitwa Pastor Vuga, mukabikurikirana byose ndetse n'ibindi byabibanjirije. Imana y'amahoro rero ibaha umugisha. Kugera iwacu mu ijuru